Shalom shalom ndakwakiriye kuri Youth Time Revive kaze tubane mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane mwene data, ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Nyemerera twongere tubane mu mwanya w'ijambo ry'Imana, aho muri iki cyumweru turi kugenda tureba ijwi ryaduhamagaye kudasiganwa naryo. Rya jwi wumvise igihe watangiraga urugendo rwawe rwo kwizera, twasanze ari ijwi ry'Imana, kandi uburyo ryavuganyemo nawe rishobora kuba ryararemye ibyiyumviro muri wowe, ukumva Imana kandi ukumva iby'Imana ivugana nawe. Yewe rishobora no kuba ryaraje ari ijwi koko ukaryiyumvira, ariko uruzinduko Imana yakoze mu buzima bwawe ugitangira uru rugendo, twasanze Imana igifite uburyo butandukanye igusuramo, kandi dusanga dukwiriye gukomeza kuyumva. Twarebye urugero kuri Aburahamu, tubona atangira Imana imubwira ati haguruka uve mu gihugu cy'iwanyu. Tubona Imana igenda ikomeza imusura imubwira iti nzaguha iki gihugu, urubyaro rwawe rwose nzarugwiza, ruzaba umugisha. Tubona Imana rero mu bihe bitandukanye yagiye ikomeza kumusura. Turayibaza ngo ese Imana iracyavugana nawe nk'uko yatangiye ivugana nawe? Nyemerera n'uyu munsi tuvuge ngo gusigana n'amajwi y'abantu ukumva Imana. Reka turebe muri Samweli wa mbere igice cya 3 n'umurongo wa 4. Ijambo ry'Imana riravuze ngo maze Uwiteka ahamagara Samweli, nawe ati karame. Arirukanka asanga Eli ati nditabye kuko umpamagaye. Eli ati singuhamagaye, subira kuryama. Nuko asubira kuryama. Uwiteka yongera guhamagara Samweli, arabaduka asanga Eli, aravuga ati nditabye kuko umpamagaye. Aramusubiza ati mwana wanjye singuhamagaye, subira kuryama. Ariko Samweli yari ataramenya Uwiteka kandi atarahishurirwa n'ijambo rye. Uwiteka ahamagara Samweli ubwa 3, arabaduka asanga Eli ati nditabye kuko umpamagaye. Maze Eli amenya ko ari Uwiteka uhamagaye uwo mwana, niko kubwira Samweli ati genda subira kuryama, niyongera kuguhamagara umusubize uti Uwiteka vuga kuko umugaragu wawe nteze amatwi. Nuko Samweli asubira kuryamaho yarari. Imana idufashe cyane. Mwene data, uyu munsi ndagira ngo tuganire uburyo ari inshingano y'umutima wawe gusigana n'amajwi yose, amajwi y'abantu ndetse n'amajwi y'ibitari abantu kandi bitari Imana, ikirere cy'imbaraga z'umwijima, imyuka y'uburyo bwose, ibyihumeka n'ibyivuga. Ni inshingano yawe kwitoza kwiga kubana n'Imana ku kigero wumva ijwi ry'Imana kandi wumva Imana ivugana nawe, ugasigana n'amajwi y'abantu ukabitandukanya n'amajwi y'umwijima. Samweli rero hano mu buto bwe byaragoranye cyane ko menya ko Imana ariyo iri kumuhamagara. Ntago yari azi uko Imana ihamagara. Bya bintu byabaye ku munsi wa mbere byari bifite imbaraga, byazanye ubukana bwinshi n'imbaraga nyinshi z'Imana zo kugufata no kuguhagurutsa muri Egiputa. Ibyo ndabikwerekera ku nkuru y'Abisiraheli ubwo bajyaga guhaguruka muri Egiputa. Imana yakoresheje ibitangaza n'ibimenyetso bitangaje, ibikubitisha ubwoko bw'Abanyegiputa ngo bigere ku gitangaza cya nyuma. Iravuga ngiye guca mu mazu y'Abanyegiputa bose, ndaza kuza kwica umwana wabo w'imfura. Hanyuma mwebwe icyo murakora musige amaraso ku nkomanizo. Bari kumwe n'umuhanuzi, bari bafite ijwi ry'Imana muri bo rivugana nabo rikababwira icyo gukora. Imana rero yabiyeretse kandi yagiye ikoresha imbaraga zitangaje cyane kugira ngo ibashe kubahagurutsa. Ariko ngo bagere ku nyanja, hagati y'inyanja ndetse n'aho ibahagurukije bibagirwa Imana ivuga, bibagirwa Imana ikora. Umuntu rero mu itangiriro rye iteka ryose atangira nyine abaye kandi ari umwana uvutse,
akeneye kugenda urugendo rwo guhishurirwa kumenya Imana. ngo Samweli ngo ntago yari azi ijambo ry'Imana. Mwene data, uko tuba inshuti n'Imana tukagira umwete wo kuyishaka, ijambo ry'Imana riravuga ngo nkunda abantu bankunda kandi abashakana umwete bazambona. Ni ingenzi cyane ko dukunda Imana kandi tukayishaka kugira ngo tuyimenye kandi itwihishurire. Samweli rero ngo yari akiri umwana ataramenya n'ijambo ry'Imana. Uyu munsi ndashaka kubwira ko ntago gukura kugira ngo ubashe kumva Imana byerekanwa n'iminsi umaze ukijijwe, ahubwo byerekanwa n'iminsi wahaye ubuzima bwawe Imana ikabasha kukwihishurira no kukwigisha kuyimenya. Yesu ashimwe cyane. Ibyo rero bifatana no kuyizera. Haleluya. Ndashaka kukubwira ko ubuzima bw'ubukristo ntago bushobora kwerekanirwamo icyubahiro cy'Imana amatwi yawe atarashobora kuba ahantu heza ho kumva Imana ivugana n'umutima wawe, ndetse no gusigana n'amajwi y'abantu n'amajwi y'abadayimoni. Ni ingenzi cyane, ndacyakwibutsa ko ni ingenzi cyane. Igihe kimwe abashumba ngo bari abanyabwenge bari bakurikiye inyenyeri ngo ibajyana aho umwami Yesu yavukiye mu butumwa bwiza, ngo bagende rero bahishuriwe ko umwami yavutse, kandi haza inyenyeri y'Imana. Iriya nyenyeri yishushanya kandi isobanura umwuka wera, ngo irabafata irabahagurutsa ibajyanye aho umwami yavukiye. Ngo bageze mu nzira, ngo muri bo baribwira ngo ahari umwami yavukiye mu bikari by'ibwami, ngo bakatira kwa Herode, ngo bajya kubaza amakuru y'umwami wavutse. Oya, inyenyeri yari ihagije kugira ngo ibajyane ibagezeyo. Ijwi ry'Imana ritandukanye n'amajwi ubwenge bwacu buduha kandi buzana budusobanurira Imana. Oya, ijwi ry'Imana rifatana no kwizera Imana. Ijambo ry'Imana ritwereka ko Imana ngo hari aho idukirisha kandi ubupfu bw'ibibwirizwa. Ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko ngo kubakizwa ni ubugingo buhoraho. Mwene data, ntabwo Imana iduhamagara itujyana aho tuzi, yewe kandi nta nubwo Imana iduhamagarira ibyo tuzi. Ni ngombwa cyane ko tuba ahantu heza ho kumva ubwo bupfu bw'Imana mu buryo bw'ubwenge bw'abana b'abantu, kandi tukizera tudashidikanya ko ibyo ngibyo nyine kuba bivuzwe n'Imana izabijyana kandi izabisohoza, kandi bizerekana icyubahiro cy'Imana muri twebwe. Haleluya. Ni ingenzi rero cyane ko wowe uri mu rugendo rugana i Siyoni. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo hahirwa abafite muri bo inzira zigana i Siyoni. Ngiyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka, ngo bagihindura ahantu h'amasoko. Ndashaka kukubwira uyu munsi ngo ahantu ugeze, niba ari no mu gikombe cy'ishidikanyamana, niba ari mu gikombe cy'ibimeze nk'uko bimeze ku buzima bwawe, ngo ikintu kigiye kuhagukura ngo ni uko mu mutima wawe udafite inzira zo guhagarara muri icyo gikombe, ngaho ufite inzira zo kugana mu rukundo no mu migambi y'Imana. Ngiyo rero abo ngabo bageze aho hantu hitwa muri icyo gikombe, hari abakoresheje Baka hari ahantu Abisiraheli bacaga mu gihe babaga bagiye mu minsi mikuru i Yerusalemu. Hari igihe cy'izuba rikomeye cyane, ari ubutayu bukakaye cyane, ariko ngiyo bacagamo ngo mu mitima yabo ngo ntago babaga bafite intego yo kuguma muri Baka, ngo babaga bafite umunezero w'ibirori biteraniye mu rusengero i Yerusalemu, ngo bakagenda n'ibyiringiro, ngo ntibabone ububi bw'igikombe, ngo ahubwo bakumva umunezero w'indirimbo z'i Yerusalemu. Reka nkubwire ngo iyo ugendana n'ijwi ry'Imana ukaryumva, ugira umunezero n'ibyiringiro byo gusingira amasezerano. Ntabwo ubutayu bukugumana, ntabwo ubutayu bukugiraho ubushobozi. Imana igutandukanye n'amajwi yose kugira ngo ubashe gusohoka muri Baka yawe. Bani guha umugisha, Data akomeze kukwitaho no kukurinda no kukwihishurira ku kigero cyiza ubasha kumva ijwi rye, ku bwa Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Amen.